ikintu kiryoha mu rugo ni ukuvuga rumwe. Nubwo mwaba muri mu kurya ibijumba ariko muvuga rumwe mukundanye biraryoshye kuruta kugira amafaranga muri etage. Akaka nkavuga we abasore mu kirokore hari defo tugira. Biragoye kubivuga kuko nta muntu udakunda amafaranga n'ibifatika. Twese ubu turabikunda tunabishaka, ariko iyo ari cyo cyonyine gihari amafaranga uzayabamo ntuyabone ntunayaryeho niyo wagiye ushaka, ntunayanezererwe, ntunayasekeremo, ntunayishimiremo kandi ahari. Kuko umuntu wubatse neza mu kubaha Imana, karakter ye yubatse neza, nubwo mwagira ubusa muzabusangira, nibiba byinshi muzabinezerwa, muzahuza inama munabigereho. Buri rero jambo ry'ababiri barutumwe babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, y'umwe guwinda aramubyutsa, bifite akamaro. None se umuntu uzagira amafaranga ariko utazagiraho ijambo, utazajya mu inama, utazamenya icyo yaguze n'icyo yagurishije, nta buryohe burimo. Nuko iki kintu kitabayeho ngo abantu bajye bikoza mu rugo bongere basubire mu bujene baze bamenye agaciro kaba mu rugo. Ikintu kiryoha mu bumwe nako mu rugo ni ukuvuga rumwe. Nubwo mwaba muri mu kurya ibijumba ariko muvuga rumwe mukundanye biraryoshye kuruta kugira amafaranga muri etage. Ibyo bintu abakobwa bajya ngo napfa kurira ngo ngenda muri Range Rover harya ngo kugenda kurira ku igare narira muri Range Rover ngo byose namarira. Yego byose namarira, ariko niba hari ahantu hari amarira n'amafaranga ahandi hakaba ari umunezero nta mafaranga hari, nahitamo umunezero atari amafaranga, kuko amafaranga azaza. Mwubaha Imana, murakora ntimujijwe, none se abo bayafite ngo barayavukanye n'abandi baba bazayagira. Rero umuntu wiyubatse neza ubashye Imana niyo mahitamo kwiri kuba yambere ku mukristo. Uretse ko akaka nkavuga we abasore mu kirokore hari defo tugira. Tukibwira ko kuba abanyamwuka ari ugusenga kuva mu gitondo kugeza ninjoro, kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, sinkoresha amaboko. Imana ntigeze guhamagara mu murimo wa full time, ni ibintu wihimbiye. Ntushaka gukorera amafaranga, urategereje ko abantu bazohereza amaturo wenda cyangwa se kizasenga mu buryo bw'ubwesiko. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Umuntu ashobora kuba adafite amafaranga ariko afite icyerekezo, afite n'ibitekerezo. Cyane abasore bakiri batoya rwose nibatugirire neza, nakizwe neza, ajye mu mwuka, avuge mu ndimi, nanahanure n'Imana yamuhaye izo mpano, ariko abanze yibaze ngo ese hanyuma ko ndi umuntu w'umwuka ariko utuye mu mubiri nzajya ntegereza amano simanuke? Hari igihe Imana imanuka, hari n'igihe ihagarara. Bageze Kanani bakoresheje barahinze, babanje gusarura ibyo basanze ibyimejeje, bageze igihe basarura ibyo bihingiye ubwabo. Rero nitumenye ngo tugizwe n'ibi bice, dufite umuntu w'umwuka ariko dufite n'umuntu wo mu mubiri. Kuko hari igihe abasore b'abarokore nabo bazana ikintu cy'igipindi. Imana yarakumbwiye ni wowe, ariko wareba ugasanga nta n'igitekerezo afite. Nareka kugira amafaranga ariko afite n'ibitekerezo by'ejo hazaza, afite n'umurongo avuga ati ndimo ndapanga iki, nzakurikizaho iki. Kuko buri umugabo nawe afite responsibility. Niyo mpamvu Imana yashyize Adamu akamubwira ngo nabanza akore ataramuha n'umugore. Afite responsibility ko umuntu wiyubatse.